Mwaramutse neza. Aha duhagaze rero ni ku rubuga rwa Mutagatifu Petero i Roma ku cyicaro cya Kiliziya Gatolika ku isi. Iyi niyo kiliziya nkuru mu kiliziya zose zo ku isi kuko ariho hashyinguye Mutagatifu Petero, akaba ari nawe kiliziya yubakiyeho nk'uko Yezu yamuhaye ububasha bwo kuba umutware ubwo yamuhaga ubwo bubasha nk'umutware w'intumwa. Aha rero iyi kiliziya ni kiliziya ifite amateka maremare kuko yubatswe ahagana mu mwaka wa 315 ariko iza kongera kuvugurwa mu 1513, ariko n'ubundi hari amavugurura mato agenda yikorwaho, ariko uko tuyibona uko nguko niko yagaragaraga mu 1513. Aha rero hari icyicaro cya kiliziya, hakaba hari ibiro bya papa akoreramo. Aha iburyo bwacu turahabona imbere yacu inzu, ku idirishya rya kabiri muri etaje yo hejuru niho buri cyumweru papa atangira umugisha, ndetse bakanahakorera isengesho ry'indamutso ya marayika bita Angelus. Aho tubona ku kiliziya mu muryango hagati turahabona naho hari idirishya mu muryango principale. Aho ngaho niho ku minsi mikuru ya Pasika ndetse na Noheli papa atangira umugisha, ndetse na papa mushya yatowe aho ngaho kuri ririya dirishya ryo mu muryango hagati na hagati, niho papa mushya aramukiriza abakristu baba bateraniye kuri iyi mbuga ya Mutagatifu Petero. nk'uko muyibona ni imbuga nini ikoze mu ishusho ry'amaboko arambuye yakira abaza bahagana. Hejuru y'iyi mbuga cyangwa y'uru rugo rukikije imbuga hari amashusho y'abatagatifu banyuranye bakomeye bagize uruhare mu mateka ya kiliziya kuva yashingwa. Imbere yaho rero ahangaha hanze y'izi nkingi muri kubona ziri imbere yacu ni mu Butaliyani. Ni ukuvuga ko aha turi mu gihugu cya Vatikani, ariko imbibi zacyo akaba ari ziriya nkingi muri kubona imbere yacu. Nk'uko mubizi kiliziya aho iherereye mu gihugu cyayo cyitwa Vatikani, kigizwe na hegitari 44. Murakoze rero, twishimiye kugendana namwe kuri uru rugendo rutagatifu muri iyi kiliziya Mutagatifu Petero ahangaha i Roma. Iyo winjiye muri kiliziya Mutagatifu Petero i Roma uhasanga abantu benshi baje gutembera, gusura amateka yayo. Ni kiliziya nini ifite ibihande navuga bitatu, iburyo, hagati n'ibumoso. Imbere akaba ari aritari, ariko muri ibi bihe harimo imirimo yo kuvugurura hitegurwa yubile y'imyaka 2025 Yezu amaze aje mu isi. Ni kiliziya itatse mu buryo bwiza bwa zahabu mu gisenge cyayo, ndetse inagaragaza amashusho menshi y'abatagatifu bagize uruhare mu mateka ya kiliziya ndetse no mu gutanga inyigisho zinyuranye. Ni kiliziya kandi ifite ubwiza bwinshi mu bijyanye n'inyubako kuko yubatswe mu gihe cy'iterambere ry'ibijyanye n'iby'inyubako za kiliziya.